Mwiriwe neza, tugiye kuganira ikiganiro kiryoshye. Murabona nanjye ndimo guseka, nuko n'ubundi ningiganira ukagera nko ku munota wa kabiri turi hafi kuwutangira kumva ikibazo ndi bube mbaza. Bavuga ati uyu mugabo arahaze, nta kindi kintu kirimo gutuma abaza bino bintu. Ariko muri make turashaka kwerekana ukuntu filozofi ifite akamaro. Hari igihe abantu batekereza ko ari ibintu biri aho gusa byo mu cyuka, ariko ni ibintu bifite akamaro. Ni kenshi uko twebwe tuvuga kuri filozofiya ya Spinoza, tukavuga n'umugabo wamukundaga cyane ari we witwa Albert Einstein. Azwi cyane mu bafite amamodoka cyangwa za moto cyangwa abagendera ku makarita ari agaragara muri telefone, aricyo bita GPS, kigaragaza aho uri. Kigaragaza aho uri rero, kigaragaza positioning. Icyo kintu uwo muntu wabikoze yitwa Albert Einstein. Ibyo yagiye avumbura ku rumuri nabyo bigaragaza, nabyo ni ibintu byinshi cyane bituma ukoresha kamera ya telefone, kamera ya TV, amasikirini, ibintu nk'ibyo. Ariko ntabwo tubitinzeho, tuvuga tuti kwiruka inyuma y'urumuri. Wirutse inyuma y'urumuri warubona rumeze gute ufite umuvuduko nk'uwarwo? Einstein yibajije icyo kibazo kiri akana gato k'imyaka 16, ariko yaje kugeza ku gisubizo afite imyaka nyuma y'imyaka 15. Urumva kumarana ikibazo imyaka 15, kumarana ikibazo imyaka 15. Nabasezeranyije yuko mu mwanya muri buvuge ngo uyu muntu aragize gute, ashobora kuba haze atangiye kwibaza bino bintu. Abafilozofe ni ukubera iki bazana ibibazo bisa nkaho byoroshye cyangwa bitari ingenzi. Twakibaza tuti nko mu ishyamba, igiti kiguye mu ishyamba, nta muntu uhari, nta n'inyamaswa ihari muri iryo shyamba, uruti runini rw'inganzamarumbo rukagwa, haba urusaku, nta muntu uhari, nta nyamaswa ihari. Ese hashobora kuba urusaku? Tugiye kugerageza gusubiza icyo kibazo duhereye ku kuvuga tuti igiti kiri mu ishyamba, nta nyamaswa ihari, nta muntu uhari, noneho kikagwa hasi. Ukibaza uti ese urusaku rwabaho? Haba urusaku nta muntu uhari wo kurwumva rwaba? Cyangwa nko mu ishyamba hari nk'ingunguru yari imanitse mu giti, umuyaga ugahuha, ingunguru ikikubita hasi irimo ubusa, ariko nta muntu uhari, nta n'inyamaswa ihari. Urusaku rwaba? Hari urusaku rwaba? Good. Ubwo turifashisha abafilozofe batandukanye, turifashisha uwafashije n'ubundi Einstein kugira ngo abe yagera ubuvumbuzi bwa relativity. Ubuvumbuzi bwa relativity burimo nka ubuvumbuzi bwa relativity bujyanye wenda n'igihe, bijyanye na space. Ubwo turifashisha abafilozofe, hari uwo turifashisha Kant, twifashishe n'uwabanje gusa nk'asubiza icyo kibazo bwa mbere wo muri Irilande, n'umwangirikani, yabayeho n'umwepiskopi, ariko aba umufilozofe ukomeye. We yaravuze ati ibintu byose, ikintu cyose kugira ngo kibeho ni uko haba hari ucyumva. Kugira ikintu kibeho ni uko haba hari ucyumva. Ubwo murumva ahantu bihuriye na rwa rusaku. Kugira ikintu kibeho ni uko haba hari umuntu ucyumva cyangwa hari ikicyumva. Ubwo rero niba ugendeye kuri iyo principe yari yanditse mu Kilatini, urabizi imbere nicyo abantu bigagamo cyane mu Kilatini, yavuga ngo essere ist percipi. Percipi ni ukuvuga ajyanye na percepire cyangwa passive.
percevoir urumva l'être et la perception vont de pair être et percevoir vont de pair urumva niba kumva ikintu kigomba kumvwa kugira kibe kiriho ibyo bintu byahinduye sayansi cyane kugira ngo ikintu kibe kiriho nuko harimo kicyumva noneho urugero ubwo twagendeye kuri ya majwi ese igiti kikubise hasi cyangwa ikigunguru kikamanuka kikikubita hasi nitugendera kuri physics ibyo sayansi yerekana cya kindi kugira tugisubize urabona yuko ubundi ijwi ni iki ni ukuntu habaho waves umuyaga ugatwara iki ugatwara ibintu byivumbagatanya noneho cyangwa onde sonore zikaza zigakora ku ngoma y'ugutwi noneho bikagenda bite bigatuma noneho ingoma y'ugutwi igasohora amajwi ikarema amajwi urumva fizikali bya bintu byose bitunganya ijwi kugira ngo bize n'urusaku kugira ngo rube birahari ariko biologically ni nk'aho ijwi ritaba urusaku ntabwo ruba kuko ingoma y'ugutwi idahari tugendeye ku cyo uriya mugabo George Beckley wo muri Irlande yerekanye uriya mwepiskopi yaje kuba umwepiskopi aturutse muri Amerika yabanje kuba muri Irlande arahiga aragenda ajya muri Amerika agakomeza akora ubushakashatsi bwinshi yavuze ko iyo umuntu ntawe uhari cyangwa inyamaswa ihari ngo yumve urwo rusaku wavuga ko ari nkaho rudahari mu bundi buryo busanzwe ariko yo ashyiramo injonction acomekamo akantu yacometsemo n'akaye yacometsemo akantu kagira kati imana irahari yaravuze ngo imana irahari kandi ihoraho nubwo nta muntu uhari wo kumva rwa rusaku ku bantu ni nkaho nta ruhari kuko nabo baba badahari ariko imana irahari niba imana ihari rero izatuma rwa rusaku ruhoraho cya giti nikigwa nta muntu uhari urusaku ruzaba ruhari kubera imana ngo niyo iruzana kuko izaba ihari ikarwumva naho adacometsemo ako kantu k'imana we yagacometsemo yahise yahura n'ingorane ya principe yavuga ngo ese est percipi yahuye n'ingorane yahuye nazo n'izi abantu bamubazaga bati ese kuki wubaka uba ufite inzu ukayubaka kuko niba uyifite imbere yawe ubwira ahari ese niba ufashe urugendo ya nzu irahava igaruka ari ukuje ubwo nyine yongeyemo ikintu kivuga kiti wowe uba ugiye ariko imana iba ihari imana iba ihari ikireba ya nzu ikayibona hahandi ubwo rero ahita afata umwanzuro ati principe yanjye ntipfuye ariko icyangombwa kugira ikintu kibeho ni uko haba hari iki cyumva urabizi kubona ni kimwe no kumva kuko ni perception ni perception uwo Beckley yagiye yiyepoza ku bintu kuri fiziki yari isanzwe ihari fiziki yari isanzwe ihari time and space byafatwaga nk'aho ari absolute space cyangwa icyo wavuga nk'isanzure twabibonye no kwa Kant n'isanzure isanzure nabyo Kant yagiye abihindura akavuga ati ntabwo isanzure ari ikintu kimeze nk'aho ari igitebo kiri aho ngaho kinini ibintu byose bibamo nta nubwo igihe kigenda ku murongo ngo kigende gikura igihe kigende gikura avuga ati igihe n'isanzure cyangwa space
n'ibintu biba mu muntu ntabwo wavuga ngo isanzwe ukuntu rikora ni nk'aho ari igitebo kiri hariya noneho ku rukuta hakaba hari igisaha cyerekana igihe cyahise n'ukuntu igihe kirimo kugenda cyiyongera wenda aho urumva twatangiriye ku bibazo byoroshye cyane twibaza ese igiti kiguye mu ishyamba nta muntu uhari haza urusaku ku ruhande rumwe duhita dusanga ko urusaku rudashoboka no kumva ikivumvuri cyari kigiye kundya cyari kigiye kunkosora ni ukuvuga urusaku ntabwo rushoboka kuki rudashoboka kuko nta muntu uhari nta n'inyamaswa ihari yo kurwumva Einstein rero yaje kugenda asoma ibitabo bimwe byagiye byandikwa kuri Berkeley kuko Berkeley yabayeho nk'imyaka 200 imbere ye ariko noneho Einstein we agenda ashobora kuvuguruza bya bindi nyine nk'ibyo agendera mu murongo umwe wa Berkeley nubwo Berkeley we yavugaga ngo hanze yanaca hari Imana urabizi nk'umwangirikani wese nta kundi yabigira nuko yabyumvaga hari Imana ariko Einstein we yavuga ko Imana hanze idahari nk'umuremyi iri hanze yo observinga ariko n'ubundi yavuze ngo the observer effect ayiha agaciro the observer effect cya kibazo rero yamaranye imyaka 15 cyari kimeze gute afite imyaka 16 yatangiye gutekereza ku kintu cyari n'umuvuduko w'urumuri birazwi koko mbere ye byari byaragiye bagaragaza yuko urumuri rugenda ibirometero 300 mu isegonda ibirometero 300 mu isegonda mu isegonda noneho twavuze ngo kwiruka inyuma y'urumuri hari icyo yatekereje rero tubanze urumuri turushyire ku ruhande tekereza uri mu modoka igenda ibirometero 50 ku isaha kilometero 50 ku isaha tuyifate gutyo urumva nayo ntabwo irimo kwihuta ariko noneho indi ikakunyuraho igenda kilometero 52 ku isaha urumvira kurusha umuvuduko niba imodoka urimo kilometero 50 ku isaha ariko imodoka ikunyuzeho ni kilometero 52 ku isaha ubwo we niwitegereza iriya modoka ikunyuzeho kuko nawe uzaba ufite umuvuduko wo hejuru uzabona ifite umuvuduko wa kilometero 2 ku isaha nyine urumva nk'umuntu wo hanze wicaye ku muhanda nabona yindi munyuzeho ya kilometero 52 ku isaha azavuga ati irimo kwihuta rwose irimo kwihuta akava no mu nzira ngo itamuhutaza ariko wowe kuko uri mu yawe ya kilometero 50 ku isaha uzabona ikunyuzeho igenda kilometero 52 ku isaha ubona iragenda nk'akanyamasyo izagusiga yego ikudepase ariko ubona iragenda nk'akanyamasyo igenda gake ibyo bintu rero yashatse no kubyapurika ku rumuri urumva turimo kwerekana ukuntu filozofi yagira gute ifite akamaro mu buryo bufatika niba se twerekanye yuko ziriya GPS zikora bitewe n'ubuvumbuzi bwa Einstein tugiye kwerekana uburyo yabuvumbuye rero yabuvumbuye kandi agendeye ku bitekerezo by'abafilozofi umufilozofi wa mbere wa wundi Berkeley twavuze George Berkeley yerekana neza ko George Berkeley
yerekana yuko time na space biri horatifu, bigendana n'umuntu uhari urimo gupima atari les absolus ziri aho ngaho. Banza n'imvugo ndimo gukoresha asa nk'ayiremereye, ariko nyine yerekanye yuko space na time bitaba hanze yacu, noneho Einstein icyo yatekereje ati buriya se noneho niba urumuri rwose rubaho rugenda ibirometero 300 mu isegonda, ndamutse ndwirutse inyuma ku muvuduko nk'uwaro, arumva byashoboka ubundi. Ariko urumva ni experience yakoze no mu bitekerezo. Yari umudage, n'ubundi umudage ukomoka mu bayahudi, ariko ni umudage. Yavuze ati Gedanken experiment ni ukuvuga ngo thought experiment, experiment. Urumva ko experience itekerezwaho gusa, ni nk'experience yakoze ariko ayikora mu mutwe. Urumva kuko n'ubundi kujya wiruka ku rumuri birakomeye. Urumva rurakora ibirometero 300 mu isegonda, ariko icyo yashaka kumenya uti ko urumuri koko turubona ko rurimo kugenda, ariko niba ngiye nanjye ku muvuduko nk'uwarwo, urugero ngiye muri craft cyangwa mfite ikintu ngendamo nk'imodoka cyangwa indege, urumva ariko mu bitekerezo, kuko ntabwo wapfa kubona ikintu kigenda nk'urumuri, aravuga ati mfashe nk'itoroshi, murayizi kera turi bato twahitaga isitimu, sinzi indimi byabaga byaraturutsemo. Itoroshi ukamurika, urumva niba umuritse urumuri rwawe ruzagenda ibirometero 300 mu isegonda. Ariko noneho tuvuge uramutse nawe urimo kugenda, uratutekereza ko ibyo twavuga ku modoka ebyiri zitandukanyije imivuduko, uramutse ufashe itoroshi ukamurika imbere yawe kandi nawe uri ku muvuduko nk'uw'urumuri, noneho ukitegereza rwa rumuri, ese wabona ko rugiye cyangwa wabona ari nk'ikintu kiri imbere yawe kitarimo kugenda? Asanga rero ko uko byagenda kose, waba wicaye ugatorosha, waba uri ku igare ugatorosha, urumva mbese ukamurika, waba uri mu modoka cyangwa kuri moto ukamurika, waba uri mu ndege ukamurika, waba uri mu cyogajuru cyihuta ukamurika. Yasanze ko umuvuduko w'urumuri udahinduka, uguma ari wa wundi nk'uko twawuvuze. Ni ukuvuga wowe ufite umuvuduko wegereye w'urumuri tuvuge, cyangwa w'urumuri nyine n'ubundi, ariko nawe ukamurika urumuri, ntabwo wagira ntabwo wabona rwahagaze, kuko ubundi ugendeye ku mategeko ya Newton wundi wamubanjirije, rwagombye gusa nkaho ruhagarara imbere yawe, ubona ko urwo wamuritse ruri imbere yawe rutarimo kugucika ngo rujye kure. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko nawe ufite umuvuduko nk'uwarwo. Ibyo rero niko yabisanze.
ufashe ibyo rero ugasanga urumuri rwo ruragumana umuvuduko, ubwo hari ibya Newton biba byanze, ariko hari andi maformire yo bita Maxwell, ubwo yo yagomba kugira gute kwangirika, yagomba kwangirika niba urumuri ruhinduye umuvuduko. Ariko rero niba rudahinduye umuvuduko, amaformire ye azaguma ari mazima. Kugira ngo agume ari mazima rero nuko space na time bihinduka. Space na time bihinduka cyane cyane ubwo time hari ikintu ikibaho nuko habaho icyo bita dilatation. Ubusanzwe dilatation ni nko kwirambura, ubwo bivuga yuko ikintu kirimo kugenda ku muvuduko ukomeye cyane, nka wundi w'urumuri cyangwa wegere w'urumuri, umuvuduko mwinshi, umuvuduko munini, bituma time iba dilate ikirambura. Ni ukuvuga ufite peni nk'iyi ikaba dilate, ibiyigize biraguma ari bya bindi, ariko yirambure. Niyo mpamvu nyine ufashe nk'uko nicaye hano, undi muntu akagera iruhande rwanjye, hano hantu nkahaguma, umuntu utwara impanga, utuntu twavutse turi impanga, umwe ari gakurunda ari gatoya, cyangwa gutya ari impanga, umwe akajya mu cyogajuru kiri bugende ku muvuduko muremure ujya kwegera uw'urumuri, akajya nko ku nyenyeri za kure, urumva, ariko akansiga yewe bakaguma banyitayeho hano, nkaguma ku isi nkiyitaho, nkajya mu nzu nkagira, ariko nkaguma hano ku isi, urumva, nkahamara nk'umwaka, nkongera nkagaruka hano ho narindi, cyangwa nkamara nk'imyaka 10. Wa wundi wagiye mu cyogajuru akagaruka, azagaruka yarabaye muto, njye narashaje, kuko igihe cyanjye, urumva, azagaruka ansanga, ni wa wundi ansanga hano ku isi, ariko azagaruka asanga njyewe narashaje, we aracyari umujene, mu buryo bufatika. Ibyo sayanse irabyemeza, bitewe n'uko time ntabwo ikora kimwe, igihe ntabwo kigenda kimwe ku bantu bafite umuvuduko utandukanye, nk'ibyo Becquerel koko yerekanaga, agendeye kuri twa tuntu tworoshye gusa two kuvuga tuti, ese igiti kiguye mu ishyamba nta muntu uhari, urusaku rwaza, bikaza tukabona the effect of the observer, umuobservateur kagira impact ku bintu arimo kureba, ariko noneho tukaza ubwo niba agira impact kandi aba observers batandukanye, turumvamo deje ikintu cya relativity. Noneho relativity Einstein yerekanye nuko habaho relativity igendeye ku gihe, cyangwa igendeye kuri speed, ibintu birimo kugenda byihuta bite speed yihuta, bituma koko na time iba dilate. Murakoze rero, iki ni igice cya mbere cyerekana akanini akamaro ka filozofiya, ukuntu igenda yimpakita ku buzima bw'abantu. Mugire ibihe byiza.